mujye mureba amafaranga atangwa ku ngagi, ariko ntabwo urabona ingagi yambaye wari wabona zambaye costume. Mureke mbabwire, aya magambo ni Stefano wayabwiraga bari barimo kumurega ibinyoma. Nibutse ko Stefano ajya kwicishwa amabuye nta cyaha yari yakoze, bamuhimbiye ibinyoma bajya kumurega ngo yatutse Imana n'umwuka wera. Ariko ngewe hari ikintu rata kijya kinyobera, hari abantu bazi gushya bakanashyuha mu bitabareba. Urugero mama Sharirene ndamutse ntutse Imana ifite amaboko aruta ya, Imana ifite umutima uruta uwanjye. Abahanuye wa muziranenge, wa mwami, wa mucunguzi bo ntibamwishe. Hanyuma ariko Bibiliya iravuga ngo biziba amatwi, ngo bari bashatse abagabo b'ibigoryi b'indarikwa, niko Bibiliya ivuga, ngo kugira ngo bamurege ibinyoma. Kuki umuntu aba mu mudugudu akagubwa neza no mu murenge, ariko yaba mwitorera agahangayika akababara? Ni gute kera abantu bakiba mu kabari babanaga neza n'abasinzi bagenzi babo, ariko abantu baza mu nsengero bagatangira kubangamirwa nabo bakorana umurimo? Stefano yari yuzuye imbaraga z'umwuka we, arangije arabasaba ati data ubababarire ibyo bakora batabizi, kandi nimureke mbabwire ko burya ibintu abantu badukorera ntibabizi. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabashuhuje abari hafi ndetse na kure, ubundi turacyari muri bya byigisho bya Pentecote, kandi mbifurije kuzuzura umwuka wera w'imbaraga nyinshi. Ndacyavuga ku mirimo y'umwuka wera, ndagenda ntanga n'ingero ku bantu bawuzuye n'iherezo bagiye bagira. Pentecote ukuntu abantu basigaye basigaye babifata nk'umuhango, babifata nk'ibintu bakwiye kwizihiza biraho bidafite icyo bimaze. Ikikubwira ko ariko babifata nuko buzura umwuka wera. Buri mwaka dugira igihe cyo kuzura, cyo gusaba Pentecote no gushyiraho umunsi wa Pentecote. Abantu bose ngo ni ku munsi intumwa zuzuraga umwuka wera bikarangiriraho. Ariko nubwo twizihiza Pentecote bikorwa nk'imigenzo. Ikikwereka ko bikorwa nk'imigenzo nuko ba nyiri ukwizihiza uyu munsi wa Pentecote ubu hatangiye kujyaho icyumweru cyo kwigisha kuri Pentecote. Babyigisha nk'imihango, abantu bagasenga amasengesho y'umuhango. Niyo mpamvu Pentecote irangira abakirebana y'ingwe, niyo mpamvu Pentecote irangira abasambanye bakibikora, niyo mpamvu Pentecote irangira abakigambana, ndetse no ku munsi wa Pentecote abahigana babakirebana y'ingwe. Burya habaho n'ibirori bya Pentecote. Uriya munsi abantu baba bagiye bawizihiriza ahantu hatandukanye, usanga n'abagifite gahunda yo gusambana bakibikomeje. Ku munsi wa Pentecote nta wavuga ngo ngiye gusiba nimero z'abasore bose dusambana, nta wavuga ngo uyu mukobwa ngusha mu byaha, uhereye none akubw'imbaraga nuzuye ngiye kumubroka sinzongera gusambana nawe ukundi. Abashyamiranye mu nzu y'Imana ntabwo ujya ubabera umunsi wo kumvikana cyangwa wo kubabarirana. Ku munsi wa Pentecote ni umunsi ni fete, ni nko kurya ubundi bakagenda. Ni Pentecote igahinduka iyo mu ndirimbo, abaririmbyi babiririmbamo indirimbo, abavuga butumwa bakabibwiriza, abayobora bakabiyobora, rwose bakambara imishanana ngo ni umunsi mukuru. Ariko ni umunsi utangira ari ingiga ukarinda urangira bakiri ibishyitsi. Ntabwo ku munsi wa Pentecote abafungishije abandi bajya kubakuza mu nzu z'imbohe. Ntabwo ku munsi wa Pentecote abakuje abandi ku kazi babasaba imbabazi. Ntabwo ku munsi wa Pentecote abababaje imitima y'abantu babasaba imbabazi, abahemukiye abandi ntibasaba imbabazi. Ku munsi wa Pentecote usanga ari umunsi nk'undi. Abashyamiranye mu makorari birakomera, abayobozi bashyamiranye birakomeza. Ufite ubugome arabugumana, ufite uburaya arabugumana, ufite ubusambanyi arabugumana, byambere kana byamunyangiye, ufite uduti two mu bapfumu ntatujugunya. Ni umunsi nk'undi, ariko siko byagakwiye. Ntabwo Pentecote yari ikwiye kuba umunsi nk'uwundi. Wari umunsi umuntu yari akwiye kuyitekerezaho, ukibwira ngo mbese iyi Pentecote, uyu munsi umwuka yamanutse, ngewe nawuzuye.
ukibaza ngo mbese intumwa zijya kuzura umwuka wera byagenze gute? Watekereza ugasanga buzuye umwuka wera bari mu murwa, buzuye umwuka wera bari mu cyumba cyo hejuru, buzuye umwuka wera bahuje imitima, hanyuma nawe ugahita ubitekereza. Ugatekereza mu kazi ukora abo wahemukiye, ugatekereza muri korari abo ubangamiye, ugatekereza mu buzima busanzwe abo wabereye inzitizi n'abo wabereye intaza, warangiza ukifuza guhura n'abantu mu mutima. Wamara guhura n'abantu ugasaba kujya mu cyumba cyo hejuru, ari cyo mvuga ngo ni ugutura hejuru mu buryo bwo mwuka no mu buryo bwo kwizera. Warangiza kuri Pentekote nawe ukavuga uti umva, ibyatumaga ntuzura umwuka wera namaze kubikuraho, ibyambuza kuwuzura nabikuyeho. Ariko bene da, ni uguhimba indirimbo z'umwuka wera nshyashya, ni ukwambara imyenda mishyashya, ni imihango, ni ibintu by'imihango. Niyo mpamvu za Pentekote tumaze kwizihiza. Iyo tuzihizihiza mu kuri no mu mwuka, ntabwo tuba tukiryana. Nta muyuda nta n'umugiriki uba muri twebwe, uba ukwiye kuba muri twebwe. Ariko kuko ari imihango, turawakira nk'umuhango, nawe ukigendera nk'umuhango. Ngo kuko nabonye uyoborwa n'umubiri, ndakureka ngo ukomeze uyoborwe nawe. Mbifurije guhindurwa na Pentekote, kandi mbifurije kuzura imbaraga z'umwuka wera. Hanyuma tugiye kureba ibyakozwe n'intumwa ibice 7:54. Bicisha Sitefano amabuye ngo babyumve, bazabiranywa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Ariko Sitefano yuzura umwuka wera, ararama atumbire mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana ya Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse, n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane, biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwa Sawuli, baramutera. Bakimutera amabuye, arambaza aravuga ati, Mwami Yesu, hakira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati, Mwami, ntubabareho icyaha. Amaze kuvuga atyo harasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Reka turebe hano mu byakozwe n'intumwa ibice 7:51 ngo yemwe abatagonda ijosi mwe, abatakerwa mu mitima no mu matwi, iteka murwanya Uwiteka, iteka murwanya umwuka wera. Uko basekuruza banyu bakoraga niko namwe mukora. Ninde mu bahanuzi basekuruza wanyu batarenganije? Bisha bavuze ibyo kuza kwa wa mukiranutsi bitari ibyaha, none bitari ibyaba, none namwe mwaramugambaniye muramwica, kandi ari mwe mwahawe amategeko n'abamarayika, ntimwayitondeye. Mureke mbabwire, aya magambo ni Sitefano wayabwiraga bari barimo kumurega ibinyoma. Nkwibutse ko Sitefano ajya kwicishwa amabuye nta cyaha yari yakoze. Bamuhimbiye ibinyoma bajya kumurega ngo yatutse Imana n'umwuka wera. Ariko ngewe hari ikintu rata kijya kinyobera. Hari abantu bazi gushya bakanashyuha mu bitabareba. Urugero Mama Sharirene ndamutse ntutse Imana. Imana ifite amaboko aruta yacu. Imana ifite umutima uruta uwanjye. Ifite ubushobozi n'ububasha bwo kumpeza umwuka aka kanya ubu tuvugana, nkahita numira hano kuri kamera nkagagara.
ni gute abantu birirwa babeshya ngo bari kurwanira ishyaka Uwiteka, mu murwanira ishyaka we nta mbaraga agira? Usanga abantu barahiye barashyushye, ariko ni ishyaka ry'umubiri, ni ishyaka ritari mu Imana. Ugasanga abantu bigize abarwanyi b'Imana, ugasanga abantu bigize amabodyguard y'Imana. Imana ntikeneye abayirwanirira, nta nubwo ikeneye amabodyguard. Ntabwo Imana ikeneye n'ababoso, habya niko babita, bya bisore by'ibikorokoro, bya bisore binini cyane nyine, biba bibi bodyguard by'abantu b'abasitare bakomeye. Ntabwo Imana ikeneye beno, ntabwo Imana ikeneye urugamba rw'umubiri. Imana izi kwivugira, izi kwirwanirira urugamba, izi kwicira agasuzuguro ku bwayo. Ntimukigire abantu bafite ishyaka ry'Imana. Ubundi se nimba Stefano yari yatutse Imana n'Umwuka Wera, nibo yari yatutse iyo bamureka ikabinigira. Maze rero Stefano nawe ntiyanze kuri pana, yarababwiye ati ariko mwabaye muti, sinjye wa mbere mugiye guhimbira ibinyoma, nta nubwo ari nanjye mugiye ati niko murimo gukora ibyo basogokuruza banyu bakoraga. Ubundi muyobewe ko na mbere hose basogokuruza banyu barwanyaga abahanuzi. Abahanuye wa muziranenge, wa mwami, wa mucunguzi, bo ntibamwishe. Hanyuma ariko Bibiliya iravuga ngo biziba amatwi, ngo bari bashatse abagabo b'ibigoryi b'indarikwa, niko Bibiliya ivuga, ngo kugira ngo bamurege ibinyoma, ngo batangira kumukurubana, bamukurura hasi nkaho hari ibyaha yakoze, kugira ngo bamujyane aho bari bumwicire. Kandi nukuri abantu bishe Stefano nta rubanda rurimo. Njyewe hari ikintu cyantangaje, ni gute abanyamahanga batazi iby'Imana batwemera, ariko bene wacu ntibatwemera? Ni gute bene wacu aribo baturwanya, ariko abanyamahanga bakaturwanirira? Gute abanyamahanga babona ko hari umwuka w'Imana uturimo, ariko abo twitwa ngo twose ibere rimwe ntibabone umwuka utubamo? Kuki umuntu aba mu mudugudu akagubwa neza no mu murenge, ariko yaba mwitorera agahangayika akababara? Ni gute kera abantu bakiba mu kabari babanaga neza n'abasinzi bagenzi babo, ariko abantu baza mu nsengero bagatangira kubangamirwa nabo bakorana umurimo? Ni gute abantu bibera mu kigurupe cy'indaya bagasangira bakishimana, ariko bamara gukizwa bagatangira guhigwa nabo basengana? Ni gute abantu kera bakiri muri sosiyete y'abanyabyaha, abo bajya kugurana inkumi, abo bajyana kwinywera inzoga, abo bajyana kwirira akabenzi na mitsingi, abo bajyana kwigurira indaya, abo bijyanira mu bakinywera urumogi, gutagihari yagiraga amahoro n'abo bajama, ariko yaza mu rusengero agahungabana? Ibi bintu murumva bishoboka? Stefano nabo rero ntago yigeze arwanwa n'abanyamahanga, ariko ngo barimo baramukurubana batangiye kumushushubikana. Arangije aravuga ngo njyewe mbonye ijuru rikinguye, ngo kandi mbonye umwana w'Imana, ngo ari iburyo bwase. Aho kugira ngo babyumve Bibiliya umva ukuntu yatubwiye, ngo biziba amatwi, niko babaye, biziba amatwi baramusumira, ngo bamutera amabuye bamuheza umwuka, ngo ariko arimo arasamba. Haravuga ngo data wakira ubugingo bwanjye, kandi aba nabo ubababarire kuko batazi icyo bakora. Iryo jambo nanjye riratsinze, ubababarire kuko batazi icyo bakora. Twebwe tugira abo tubabarira, tugira n'abo tureka, tugira abaduha imbabazi, tukagira n'abo tutaziha. Ariko yaravuze ngo data ubababarire, bamukubise intosho y'ibuye. Twebwe rero intosho mudukubita n'iz'amagambo. Imana iturengere. Data ubababarire. Ubu ni ubushobozi n'imbaraga z'Umwuka Wera. Uyu Mwuka Wera ni we watumye bamutera amabuye, aho kugira ngo abone abayamutera, habona ijuru rikinguye, abona amarembo y'ijuru, ayo yari agiye kwinjira amatazi. Uyu Mwuka Wera ni we yari afite Stefano.
ari mu iburyo bwa se. Ariko twebwe iyo duhuye n'ibibazo ntawe ureba Imana, izantabara ntawe ubakiyivuze. Ubu ngiye gupfa, abana banjye bazarerwa nande, inzara igiye kutwica, baziga gute? Umuntu apanga ukuntu agiye gupfa, agapanga akanahangayika atayisanduku azava he? Kandi umuntu wese wapfuye nta muntu ujya upfa ngo yigurire isanduku, naho waba utayasize twayashaka ariko tukaguhamba kugira ngo utatunukira. Yahise abona Imana, ariko mu ntambara munyuramo mwe mubona niki? Mubona inzangano, nimuhangara ngo uhangare, nimhiga ngo uhige, nimvuga nabi nanjye nkwishyure. Nahoze ndeba kuri kamera nimugoroba, hari ukuntu ibintu bigwa muri telefone yanjye, cyane ko ntajya guhiga ubujajwa, mfite ibindi ndeba. Sinzi ukuntu nagiye ndi kwirebera ibiganiro byanjye, mpitangwa ku muntu umwe, mbega umugabo mubi, mbega ubwoko bubi. Mbona ukuntu yafashe audio asebya mugenzi we w'umugabo ufite umugore n'abana. Afata video iteye isoni y'ibintu ntanyuze mu kanwa kanjye kuri kamera. Arangije arayifata, arayisohora, arayizana, kandi ngo n'umuhanuzi. Nizantara agahanga mpora mbabwira, umuntu w'umugabo mugenzi we afata ibintu biteye isoni, ibintu umugore wazumva intambara irote nimba itaranarota ntago mbizi, ni ibintu yokoyewe. Icyo kona nahise mwandikira nyine, hari ibintu bindenga nkumva birandenze. Ariko burya nujya gukorera ikintu umuntu, ujya ureba uvuga uti mbese iki kintu mukoreye nge bakinkoreye namera gute? Nusanga bakigukoreye wakishima ujye ugikora, ariko nusanga cyakubabaje ntukababaza abandi. Twebwe bigenda gute iyo baduhemukiye, iyo baduhize, iyo bari kutugirira nabi? Nimvuga nguvuge, nintuka nkutuke, nyataka nkwatake, mpiga nguhige, aho unyuze ndahacisha umuriro. Ngirira nabi nkugirire nabi, mvuga nabi nanjye nkuvuge nabi, senya ngusenye. Nuko abantu b'Imana bameze. Ariko Stefano yahise aba n'umuryango w'ijuru, ahita abona umwana w'Imana, abona ari iburyo bwa se. Stefano yari yuzuye imbaraga z'umwuka wera. Arangije arabasabira ati, data ubababarire kuko ibyo bakora batabizi, kandi nimureke mbabwire koko burya ibintu abantu badukorera ntibabizi. Nidushaka tujye tubyemera tubaba, n'ukuri ntago babizi. Iyaba bamenyaga ukuntu Imana ihorera umukiranutsi, ibyo badukorera ntago bakabikoze. Iyaba bari bazi ko iyo umuntu adutunze urutoki ngo abari kurukoza mu imboni z'Imana, ntago bakadutunze intoki. Ariko nanone twe ntibadutunga intoki, n'ibiganza byose, ibitoki byose barabidutunga. Iyaba bari bazi ukuntu Imana ikunda umukiranutsi, iyaba bari bazi ukuntu Imana ijya ivuganira umukiranutsi, iyaba bari bazi ukuntu Imana yita ku mukiranutsi, bakabiretse. Ariko ntago babizi n'ukuri. Iyaba bari bazi ingaruka zo kuriza umuntu w'Imana ikivamo, bakaretse kubariza. Iyaba bari bazi ingaruka zo kubabaza umutima w'umuntu w'Imana, ingaruka zivamo, bakabiretse kubababaza. Ariko ibyo bakora ntago babizi. Burya nanjye ndabizi ko ibyo bakora batabizi, ariko kugira ngo mbyumvishe umutima wanjye ko batabizi kandi ari abahanuzi, ko batabizi kandi ari abantu bazi Imana basenze imyaka myinshi, kubyiyumvisha biratugora. Ariko burya niba yizi nubwo bayimazemo igihe kinini. Uzi ukuntu baba bameze? Mureke mbabwire rero, ingagi murazizi? Ingagi, mujye mureba amafaranga atangwa ku ngagi, ariko ntago urabona ingagi yambaye wari wabona zambaye costume?
wari wabona ingagi bazisohokanye kuri hoteli ngo zijye kurya inkoko? Zabibwirwa n'iki? Bishatse kuvuga ngo zifite agaciro, ariko agaciro kazo ntacyo zikamariye, nta nubwo nyine zibona agaciro. Ari ibyo ngibyo ingagi z'agaciro kayo sha umva congo nziza, ingagi yaba yayitwikiye, kositime nziza ingagi yaba yakwikiye, hoteli nziza yaba yagiye kuyiraramo. Ariko ingagi ni ingagi, no ku munsi w'ingagi ikomeza kuba ingagi, nta n'uyigurira mitsingi ngo imwe. Nuko rero n'ingirwa abakozi b'Imana bameze, ntago baza agaciro k'Imana, ntibaza agaciro kabo, nta nubwo baza agaciro k'abakozi b'Imana. Biteye agahinda. Stefano aravuga ngo Mana ubababarire. Nari ndi kubabwira yuko ibyo bakora batabizi. Iyaba babimenyaga, bamenya n'Imana, kandi bamenya Imana bakamenya n'abo yahamagaye, ariko ntago babizi. Niyo mpamvu barwanya Imana n'abatabizi. Ntago babizi, niyo mpamvu bakora ibintu bigomba kubicisha, bikabacisha umutwe. Ariko nyuma y'ibi bintu byose mbasaba imbaraga z'Umwuka Wera. Izi mbaraga z'Umwuka Wera nizo zizatuma twirengagiza abatubabaje, nizo zizatuma tutabishyura. Hari igihe umuntu akuvuga akagira ngo akurusha umunwa. Hari n'igihe umuntu agukorera ubugome akibwira ko aho yakuye ubugome naho bwagurwa yakurusha amafaranga yo kubugura. Ariko Imana iduha imbaraga z'Umwuka Wera. Imbaraga z'Umwuka Wera tubashe kubagwa n'iminsi itaturya ngo tubyumve, kubera ko Umwuka Wera watubereye ikinya. Imana iduha imbaraga z'Umwuka Wera. Iyi Pentekote tuyuzure, twuzuzwe. Uyu munsi wa Pentekote uzagere buri wese afite stoke y'Umwuka Wera. Stefano ati mbonye ijuru rikinguye. Stefano ati mbonye umwana w'Imana ari iburyo bwa Se. Imana ibaha Umwuka Wera. Abafana n'abakunzi ba Mama Sharirene, Imana ibaha Umwuka Wera. Mu mpano Imana izakumpera kuri Pentekote izakuzuza Umwuka Wera. Nugira Umwuka Wera uzabukiza ubutindi, uzabukiza ubukene. Nugira Umwuka Wera uzabuciye ukubiri no gutura mu manegeka. Nugira Umwuka Wera uzaba ufite ububasha, ufite n'ubushobozi. Ntabwo uzongera kugengwa, ntuzongera gutegekwa n'imbaraga z'umwijima. Nugira Umwuka Wera ntabwo abazimu bazongera kugukontorora, ni wowe uzajya ugira gute ubakontorora. Imana nibahe umugisha. Abatarakora subscribe nimuyikore, komeze mukoreshe ya comment. Inama n'ibitekerezo birakenewe. Mbifurije kuzura Umwuka Wera. Amen.